Ndabasuhuje kandi nanone mbahaye ikaze inshuti bakunzi ba Rwanda Official aho mudukurikiye muherereye hose hirya no hino ku isi mu bihugu bitandukanye. Hari abadukurikira bari ku mugabane wa Amerika, i Burayi ndetse no ku mugabane wa Aziya. Kimwe nuko dufite inshuti nyinshi cyane zidukurikira ziri ku mugabane wa Afrika. By'umwihariko rero abanyarwanda ndabashuje, abantu badukurikira bari mu gihugu cy'u Burundi, abarundi rwose turabashuje cyane ku bitekerezo mukomeje kugenda mutugezaho, ndetse n'abantu badukurikira bari mu gihugu cya Kongo. Mwese muri rusange reka tubahe ikaze. Turi kuri iki gicamunsi cyo kuri wa gatanu ku itariki 7 z'ukwezi kwa kabiri 2025. Rero nkuko bisanzwe tuba tuzanye amakuru akomeye cyane, ni amakuru umuntu wese badakwiye gucikwa. Niyo mpamvu tuba tubwira abantu bose mukande ku like, musharinge, mwandike muri comment. Ibi byose ni bitugaragaza yuko rwose mukomeje kubana natwe, kandi natwe turabyishimira cyane iyo mubikoze. Ni inkunga ikomeye cyane. By'umwihariko rero dufite amakuru menshi cyane nyuma yuko imirwano ibaye muri Kivu y'Amajyaruguru, imirwano ikaza gufata indi ntera. Inyeshyamba z'umutwe wa M23 zigiye kubona ikintu bita ibyago bikomeye cyane, cyangwa se akaga. Wenda mbere yuko tugaruka ku makuru twamaze kumenya y'uburyo ingabo z'abarundi ibihumbi n'ibihumbi ndetse n'ingabo za Afurika y'Epfo zatunze icyo bita ibikoresho zikabimanura zibyerekeza hariya i Bukavu, zikabimanura zibyerekeza mu bice byo muri Kivu y'Amajyepfo mu rwego rwo kujya kurinda uriya mujyi wa Bukavu, ikibuga cy'indege cya hariya kiri hariya i Bukavu. Amakuru dufite aragaragaza yuko intambara ya SADC n'umutwe w'inyeshyamba za 23 igiye gukomera. Hagati aho rero ntabwo ni njyenyine mu kiganiro, ndi kumwe na mugenzi wanjye uri ku buhanga bw'ibyuma. Reka tumuhe ikaze. Warutinze kumikaza w'Imana umuntu wanjyaga rwose nkavuga kuvuga yenda nashaka ankunga urutoki. Reka turabasuje cyane rwose, twaje barabona yuko twamaze kubyambarira. Ikintu bita rwose urugamba noneho rugiye kuba hariya ruteye ubwoba. Mu kanya gato nari ndimo mvugana na drone yanjye irimo imbwira uburyo ki abasirikare bari hagati y'ibihumbi 12 n'ibihumbi 9 bagize gutya ngo batangiye kwisuka guhera ku isaha y'isa 12 n'iminota rwose mike cyane irengaho, nibwo bari baturutse mu gihugu cy'u Burundi. Ngo bwagiye gucya rwose ngo bari hano ku kibuga cy'indege cya Bukavu hamenetse cyitwa abasirikare b'abarundi n'ingabo za Afurika y'Epfo. Wamenye ko Afurika y'Epfo yazanye indege? Ubu nibyo tugiye kugarukaho noneho ku buryo abantu twavuze ko twebwe tugomba kubahereza ukuri, nta byo guca ku ruhande. Tukavuga tuti noneho rwose ibintu bidore uko bihagaze. Imirwano igiye gufata indi ntera. Bakunzi bacu rero n'ubundi tuzanye amakuru nk'uko bisanzwe. Niyo mpamvu tuba tubabwira ngo musharinge, mulayikinga amakuru yacu abashe kugira kure, nta byo guca ku ruhande. Twihuse rero ahangaha i Bukavu, izi ngabo z'abarundi zihaje mu gihe umutwe w'inyeshyamba za M23 wakoze icyo bita tekinike. Ubundi ikintu mbona gihari, urabona abarundi by'umwihariko bari bari hano ahitwa za Nyamunyonyo. Ku munsi w'ejo bakubiswe ngizakabwana abarundi se M23 yabafashe kari agace. Yego yaragafashe biriya bice byo byabibwe. Habaye imirwano ikomeye cyane byatumye Neva afata umwanzuro wo kuvuga ati nindangara gatoya M23 irangira mu gihugu cy'u Burundi. No kuvuga ngo ntabwo hari abarundi benshi cyane, hari abarundi ariko bavanze na wazalendo. Nukuvuga ngo izi wazalendo iyo bazikubise zikiruka, ingabo z'abarundi nazo ziravatira urugamba, nyamara ariko ntitwarwana twenyine. Natwe reka tubanze tugiye gute duhunge dushaka umusada uza kuza kudufasha guhangana n'abagabo. Nicyo kintu cyabaye. Ntabwo ari uko ingabo z'u Burundi ziva mu gace ubundi abarundi ntabwo bajya bava mu gace kuko barushijwe imbaraga, ahubwo babona ko kwa Tshisekedi bahunze nabo barahunga.
buriya abarundi ni nka FDLR. ubu rero noneho njye namaze kwimenyera amakuru y'aba basirikare bari hagati y'ibihumbi 9 n'ibihumbi 12 b'abarundi bamaze kwinjira hariya muri Kivu y'Amajyepfo ahantu biti Bukavu. Umujyi wa Bukavu M23 isa nkaho yamaze kuwegera. Ubu ngubu yamaze kugera mu birometero 40 kuko amakuru aravuga ko izi nyeshyamba za M23 ziri mu birometero 20 kugira ngo winjire ku kibuga cy'indege cya Kavumu. Yego. Ubwo hari hagati ibirometero 40 uvuye aho izi nyeshyamba ziri n'umujyi wa Bukavu. SADC rero ikintu yaje gukora yaje kugaragaza yuko gufatwa k'umujyi wa Goma. Yego. Ingabo za SADC ziri muri iki gihugu cya Kongo. Ndetse no gufata umujyi wa Bukavu ari ibintu bitandukanye. Yego. SADC yarebye iravuga iti twebwe tugomba kugaragaza ibikorwa. Nubwo umujyi wa Goma wafashwe ariko noneho tugomba kugaragaza yuko ibindi bice bitagomba kwinjirwamo cyangwa se gufatwa n'izi nyeshyamba z'umutwaye mu 23 bafatanyiriza hamwe n'abarundi. Ibikoresho SADC yazanye muri kino gihugu cya Kongo ni ibikoresho navuga yuko biri heavy cyangwa se ibikoresho biremereye. Ari nayo mpamvu ngo urugamba rugiye kuba hariya muri Kivu y'Amajyepfo gutandukanye n'urugamba rwabaye hariya mu mujyi wa Goma. Ariko wa muntu wa mwana we numvishije ngo indege we ngo South Africa ariko nibisanzwe ngo nikasha amashoti. Ubundi Afurika y'Epfo ni kimwe mu bihugu bizwi kandi bikomeye hano ku mugabane wa Afurika. Noneho kuba buriya bavuga bati uyu mutwe witwa ko ari uw'inyeshyamba cyangwa se w'iterabwoba, buriya hari ikintu buriya M23 yakoze. Yego. Buriya kwihuza na Alliance Fleuve Congo AFC nicyo kintu cyayubatse cyane kuko no mu mategeko mpuzamahanga bavuga yuko kuba ari umutwe wa politiki ufite ingufu za gisirikare. Yego. Niyo mpamvu buriya hari uruhande babirebamo. Ariko nanone ntago ariko bo babyumva. Yego. Cyane cyane wenda nka M23 cyangwa se n'abashyigikiye bo bavuga yuko uyu nguyu ari umutwe ukeneye impinduramatwara cyangwa se ukeneye impinduka hariya mu gihugu cya Kongo n'imiyoborere ndetse n'imitegekere. Ariko izi nyeshyamba icyo zishaka gukora ni ugusuzugura cyangwa se gusuzuguza Afurika y'Epfo n'ibihugu bigize SADC muri rusange. Kuko niba uyu nguyu ari umuryango waje kurwanya uyu mutwe, uyu mutwe rero ukaba ukomeje gukubita umuryango wose, biragaragaza yuko byanze bikunze iby'inyeshyamba zavuga ko zizagira Kinshasa ziramutse zifashe umujyi wa Bukavu birashoboka cyane kugera Kinshasa kuko nta guhagarara. No kuvuga ngo hagati aho ariko nanone naguciye mu ijambo ngewe icyo mbona cyo nuko Afurika y'Epfo uburakari yazanye abantu bagiye kubona ikintu bita intambara muri iki gihugu cya Kongo itarigeze ibaho. Kuko n'ubwa mbere Afurika y'Epfo ibyo bintu nanjye ndabyemera. Afurika y'Epfo n'ubwa mbere izanye ikintu bita intwaro ziremereye cyane hano muri gihugu cya Kongo. Kandi hari ibintu bitajya bipfa gutangazwa. Hari ibintu rwose bitajya bipfa gutangazwa. Niyo mpamvu twebwe twavuze tuti tugomba kuzajya tubizana. Ariko nanjye numiwe. Afurika y'Epfo yari ifite amakampani agera kuri 5. Amakampani agera kuri 5 ubwo ni batayo y'abasirikari hariya ku butaka bwa Kongo. Bari yari mu cya kigo cya Mubambiro. Noneho naje no kumirwa abasirikari noneho baje gusuka. Biyongere. Yego biyongere ntabwo bagendeye ku bya batayo. Abarundi ubu tuvugana wabuze ko iyi tafoka yaje bayise tafoka ya 22 y'abarundi. Urumva? Kandi abantu ubundi hari abantu bazi ngo hari abantu bahebuka tafoka ya 9. Tafoka ya 9 bayibuka yari yowe n'uwitwa Colonel Arundi Ndayishimiye. Ndayizi. Yego. Niyo abantu benshi baherukaga niyo abantu benshi baherukaga kandi hagiye haza n'izindi. Ariko itonde muranze murebere umuntu waje uyoboye izi ngabo. Aba Barundi rero aba Barundi baje nabo nubwo bapfushe abasirikare benshi ariko bigaragara yuko Afurika y'Epfo igiye kwihimura. Abarundi nabo baje uzi ko perezida w'u Burundi Neva ngira ngo babizi ko n'ubundi asanga ari umusirikare bura nta kuva ku bintu cyangwa se kumanika amaboko k'umusirikare wari wese kireke yatsinzwe urugamba burundu.
kanze nkubwire umuntu waje uyoboye izi ngabo. Uzi umuntu waje uyoboye izi ngabo? Izi ngabo zaje ziyobowe n'umugabo bita ngo ni Kasha Mashakira mu gihugu cy'u Burundi baramutinya. Ni umwe mu basirikare bakomeye cyane ari bita Posya Hakizimana. Posya Hakizimana ni general. Niyo waje uyoboye izi ngabo z'abarundi. Ariko se na Sadek ko twabonye n'ubundi hari abasirikare benshi b'abarundi baje muri iki gihugu cya Kongo. Ariko M23 kaza kubatega ibitego myinshi kandi ikabahitana. Ahangaho rega tujya tureba impande zose. Ahangaha buriya abarundi ni bamwe bundi mu ngabo zizi kurwanira nazo ku butaka. Buriya systeme M23 irwanamo abarundi barayizi cyane. Ahubwo impamvu bagiye batsindwa buriya M23 igira inzira nyinshi. Igira inzira nyinshi kandi noneho yo irwanya mu buryo butandukanye ubwo witeguye ko ikwatakamo ntabwo ari bikoresha. Rimwe na rimwe usanga yakoresheje tekinike zo kujya ku rugamba baramaze kugerayo kare. Yego. Nuvuga ngo ikintu bita ubutasi hariya M23 ibigifite cyane. Ifite ubutasi bukomeye. Wenda tugaruka hano ku mujyi wa Goma. Umujyi wa Goma haje kubaho ubwicanyi bumaze iminsi biri kubera hariya muri uyu mujyi wa Goma. Ibyanaje kumenyekana ko ari uburyo bwa MONUSCO ishaka kugaragaza yuko n'ubundi M23 ikomeje gukora ubugizi bwa nabi. Yego. Ngira ngo no mu kiganiro cyahise cyatambutse twaje kubivugaho. Ariko impamvu tuba tubigarutseho nuko abantu benshi wenda baba batazi byabaye batazi byabaye hariya mu mujyi wa Goma. Ubu ngubu noneho ikintu bita intambara. Yego. Iri gututumba. Urabona ko hashize iminsi. Yego. Hari icyo twakwita ibikorwa bya gisirikare bya Sadek byabereye hano mu mujyi wa Goma, ariko bisa nko M23 yaje kuganza ku buryo bugaragara ndetse no gutsinda ingabo zose z'amahanga zari muri uyu mujyi wa Goma. Yego. Bwa Sadek isa naho yitigeze yemera gutsindwa. Kuko M23 kimara gufata ikibuga cy'indege cy'umujyi wa Goma kiri hano mu mujyi wa Goma n'umujyi muri rusange. Ingabo za Sadek zo zagiye mu bice bimwe. Yego. Zisa naho zanze kwemera ko zatsindwa kuko babonye ko abacanshuro bo bahungiye mu gihugu cy'u Rwanda. Zanze gutsindwa ariko mu buryo bugaragara. Zanze gutsindwa mu buryo bugaragara ko zanatsinzwe ahubwo. Kuko kwinjira mu mujyi wa Goma ni kimwe kandi M23 yanagaragaje ubushobozi bwa gisirikare kuko kwinjira ku kibuga cy'indege kwafata ugafata bira bikoresho ni ikintu gikomeye cyane M23 yakoze. Ariko ku rundi ruhande Sadek ni nayo mpamvu dushaka kuvuga ko imirwano n'ubundi gikomeje gutegurwa. Sadek ishobora kuri gutegura yuko ishobora noneho guturuka i Bukavu. Yego. Noneho ikataka ikaba yabasha no kubohora Goma. Kandi twarabivuze buriya M23 ikintu ikomeje kugenderaho iravuga iti twebwe twatakaje umujyi wa Goma mbere muri 2013. Sadek niyo yaje kutuvana muri umujyi wa Goma. Yego. Ariko ubu noneho twamaze kuhafata ihari n'izindi ngabo z'amahanga. Rero ntabwo numva ukuntu twebwe twahivana nubwo igitutu cy'amahanga gikomeje kuba gihari. Ariko n'ubundi ni ibintu byumvikana. Ariko baravuga bati ntabwo twahava kandi twaramaze kuhafata. Ariko hari ikibazo nshaka kubaza. Abasirikare b'abarundi bamanutse, abasirikare ba Sadek bamanutse. Ukurikiye igihe kirekire intambara ibera hano ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Urabona bishoboka yuko bari guhangana na M23 yamaze gukataza yerekeza hafi y'ikibuga kinini cya Bukavu baraza kwisubiza inyuma. Ese ntibari kwisubiza inyuma? Urabivuga hiki? Uvuga ati ku mpande zombi n'uburyo buriya ngewe nkurikije uko mbibona izi ngabo za Sadek zije zizi byanze bikunze aho zaguye. Zizi neza imbaraga zakoresheje uburyo zanganaga ndetse naho baje gutsindwa. Baje noneho baje kwataka M23 mu buryo navuga yuko bukomeye cyangwa se bukakaye. Kuko buriya iyo umuntu agukubise ugasubira inyuma cyangwa se ukabanza ukitegura ugaruka noneho uvuga uti imbaraga nzanye ndatekereza ko zishobora kuba ziri hejuru yezo yifashishije mbere. Kireko umuntu agukubise ukagenda burundu. Ariko umuntu agukubise ukagenda ukajya hari ukabanza ugatekereza ukavuga uti umuntu yankubitishije iki, ese noneho ndakoresha ubuhe buryo kugira ngo nanjye noneho mbashe kumunesha ndatekereza ari ikindi kintu. Buriya ni kintu cy'abantu benshi bakomeje wenda kureba ku ruhande rumwe bakavuga bati twabonye ingabo za Sadek
zisa nkaho zatsinzwe nako zaranatsinzwe mu bigaragara. Twabonye ingabo z'abarundi zo zanze kumanika amaboko kugeza n'ubu ngubu. Buriya abarundi ni abihanuza cumi. Uzi impamvu mbivuze? Abarundi barwanye intambara ku kigero abantu benshi batanatekereza. Kuko abarundi barwanye intambara itangira iyi ngabo z'akarere ka Afurika y'Uburasirazuba EAC ziri mu gihugu cya Kongo. Abarundi barwanye urugamba baranakomeza bahatana kugeza naho noneho bafatanyije na FRDC bakarwana muri Rubero, barwanye muri Masisi, barwanye muri Warikari, barwanye muri Urucuru. Henshi abarundi bagiye barwanayo. Rero ntekereza yuko abarundi ni bamwe mu ngabo zimaze kumenya umutwe w'inyeshyamba ze mu 23 ku rugamba, nubwo batakaje abasirikare benshi ariko nanone batiteguye gucika intege cyangwa se wenda ngo be bava ku bintu bamanike amaboko. Cyane ko n'umuyobozi wabo cyangwa se Perezida Kisekedi ni umwe mu bantu b'abasirikare, ubu ngubu badashobora kwemera gutsindwa urugamba ku buryo bwa burundu ngo bamanike amaboko, bemere kuva ku rugamba uko biboneye. Nanone ku rundi ruhande buriya ntekereza yuko M23 nayo iravuga yuko gutsinda ingabo za SADC ni intego bihaye. Baravuga bati niba twarafashe nk'umujyi wa Goma ntabwo umujyi nk'abo Bukavu watunanira. Nuvuga ngo imbaraga twakoresheje none tugomba kugaragaza uburakari ndetse n'ubuhanga buhambaye kurenza ubyo twakoresheje mbere. M23 nayo iravuga iti noneho mu rwego rwo kurinda ibikorwa twakoze kugira ngo bitaza gusenyuka, ni iki kintu twakora? Tugomba gukoresha ingufu ziremereye cyane. Mbega noneho ubu ngubu nta mikino bafite, ubu noneho nta n'imwe bafite. Niba bavuga bati twafashe mu mujyi wa Goma dufata abaturwanyaga turaborohereza cyangwa se ntitwabagirira nabi, ubu ntekereza ko noneho ibyo abo bazafata mu mujyi wa Bukavu cyangwa se mu bindi bice ntabwo M23 ishaka kuzabagirira mu mwiza bagiriye hariya mu mujyi wa Goma. Ibyo bintu ngende kubona rero nicyo kintu ndi kubona. Ni ukuvuga ngo ku rundi ruhande byari ikibazo bashaka kubariza. Hari ibikorwa navuga yuko byatangiye mu mujyi wa Bukavu byo guhunga ku bafite agatubutse berekeza ahitwa za Katanga. Ibi bintu byo biragaragaza iyihe shusho? Ese ntabwo byari ibimenyetso byo kubona imbaraga nke za FARDC ku ruhande rw'abaturage? Nanone abaturage bazi ibyabaye mu mujyi wa Goma. Baravuga bati twabonye umujyi wa Goma, bavuga bati muhumure tuzabarinda nk'ingabo za abaturage bo guhunga bafite rezo. Baravuga bati niba umujyi wa Goma warafashwe urimo abacanshuro, noneho bakibonera abacanshuro biripotinga bahunga, noneho bakaza kubona ingabo z'igisirikare cya Kongo zitsindwa urugamba zihunga umujyi wa Goma, bakabona na SADC nta kintu yahise ikora mu mujyi wa Goma kugira ngo ukimara gufatwa. Abaturage bo guhunga bafite rezo kuko baravuga bati n'ubundi tuguma ngaha tuzizera yuko wenda tuzarindwa, ariko nanone ntabwo turi kubibona. Buri abaturage baravuga ati aho kugira ngo intambara insanga ahangaha insekure nahunga nakumva amahoro yagarutse ntagaruka. Ibyo abaturage bari gukora byo rero ni ukuri. Ku mpande wenda ndi bukubwire. Umuturage aravuga ati ngeweho kugira ngo ntegereze intambara izabera ahangaha n'ingabo za SADC wenda zatsindura urugamba cyangwa se na Kongo yatsindura urugamba, ariko intambara igira abantu ihitana. Ngo ubundi ugomba kwirinda uko byagenda kose. Abaturage rero ko bahunga rwose ntekereza yuko ni ikintu nk'ubwo n'umuntu wese yakora wamaze kubona ibintu byabaye hariya. Rero ntabwo ngiye nabaterwe cyangwa marenganye kuko n'ubundi baravuga bati byabaye mu mujyi wa Goma twarabibonye. N'ahangaha naho nta wakizera yuko tuzakomeza gucunga umutekano cyangwa se intambara itazaba. Ubwo rero n'ubundi guhunga byo ni lazima. Kandi buri muturage ngira ngo wabonye ko Amerika yaravuze ati abaturage ba Amerika bari i Kinshasa nta mutekano hari, batahe bave mu gihugu cya Kongo. Bari mu mujyi wa Goma baracyuwe banyuzwa mu bundi buryo ariko baracyurwa. Ntekereza ko rero rwose hariya aho birakomeye, hariya birakomeye cyane 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 cyane, ndetse n'ibice bitaragerwamo cyangwa se bitaragerwamo n'intambara nyuma yo gufatwa kwa Bukavu. M23 mutsinje kafata ntabwo yahagarara. Kanumba ibintu bitari bwore. Ni ukuvuga ngo uko byagenda kose iyi mirwano dukurikiye ni imirwano navuga yuko ishobora kuzakomeza
ndetse bikajyana n'igihe M23 igakuramo Kivu y'Amajyepfo yose iyi mirwano ikanakomeza. ni nacyo bashaka. ahubwo hari ikintu njyewe maze kubona. urabona ko abayobozi ba AFC n'inyeshya n'abayobozi ba M23 abenshi bakatiwe urwo gupfa. nabonye bateza cyane nari mitungo ya Runanga arimo kubaseka cyane avuga ati rwose ni mukora icyo mushaka. ariko noneho nabonye hari ubutabera bwa gisirikare hano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kuwa gatatu bashyizeho impapuro zo guta muri yombi, urumva, umuhuzabikorwa wa AFC ariwe Colonel Nanga. ubundi kumushyiraho impapuro zo kumuta muri yombi ntekereza ko sinzi ko bazapfa kumubona. ase ubu ngubu nabonye ariko Nanga wenda bashyiraho impapuro zo guta muri yombi. ubundi Colonel Nanga niwe bashyiraho impapuro zo guta muri yombi kuko bareba wenda babasha kubona vuba kurenza abandi. nuko wenda ariwe ukorera ishyaka rya AFC M23. ubundi ni ukuvuga ngo njye ikintu mbona cyo hariya muri Kongo buriya FARDC ubundi hari ikintu ikwiye gukora. ingabo za FARDC cyangwa se ubuyobozi bwa Kongo bukwiye kureba inyungu z'abaturage. n'ubu bavuga bati kureba inyungu z'abaturage ntabwo zizadukuraho kurwana, kuko baravuga bati kwanza ntabwo bari M23 bavuga ngo wenda ngo barayirebaho cyane, bo barareba kuvuga ngo igihugu cyaduteye. Ntekereza ko na Afurika y'Epfo kuzana ingabo zingana kuriya n'ibindi bikoresho kongeraho n'abarundi. abarundi bafite icyitwa attention hariya i Bukavu, kuko baravuga bati kwinjirwa kwa Bukavu igafatwa tayari i Burundi bamaze kutugeraho. kandi buri abarundi bafite ubwoba bw'uko Red Tabara izihuza cyangwa se wenda M23 izayiha umusada. sinzi niba iki kintu cyumva. ndacyumva cyane. buriya niyo Red Tabara itavuga tendera ashaka kujya kuvukura ubutegetsi bw'u Burundi, ariko niyo yabona ubufasha cyangwa support yo gutera cyangwa se guhungabanya umutekano mu gihugu cy'u Burundi mu rwego rwo guca intege perezida w'u Burundi. reka buriya iyo uri perezida ntubashe kurinda igihugu neza abaturage bakuvaho. baravuga bati niba ibitero bituruka ngaha bigaturuka ngaha buri munsi kandi dufite igisirikare kitabasha kurinda igihugu, uyu muntu ntagashoboye. ntagashoboye. icyo gihe rero nicyo kintu buriya M23 ishobora kuba abarundi nako bafite bavuga bati M23 ishobora gukoreshwa mu bikorwa by'iterabwoba. ariko nanone ku rundi ruhande buriya M23 ntekereza yuko intero yayo cyangwa se byakomeje kugenda ikora ntabwo ntekereza yuko ishaka kujya gufasha Red Tabara guhungabanya umutekano w'igihugu cy'u Burundi. ntabwo bishoboka. nubwo wenda yamaganwa muri Kongo bayita umutwe w'iterabwoba, ariko ibikorwa iri gukorana mu mujyi wa Goma yo iragaragaza ko ishaka umutekano. ubundi yarega irwanira abanyekongo babujijwe umutekano. ariko ntabwo ariko leta y'ibifata na biriya bihugu ntabwo ariko bifata. nanone ku rundi ruhande ntabwo ariko biriya bihugu bivuga bati niba ari abanyekongo nibarekura umujyi wa Goma bagaragaza yuko badashaka ubuyobozi. icyo kintu uracyumva? ndimo aracyumva. niba badashaka inyungu za politiki bakaba bamaze kugera i Goma cyane ko n'amahanga akomeje kubasaba cyangwa kubategeka. niba bashaka kugaragaza yuko bashaka umutekano w'abaturage bituma intambara iba, nibahagarika ikintu biti intambara. bavuga bati noneho twaba twamaze kugera mu mujyi wa Goma, icyo twashakaga ni uguhereza abaturage umutekano, none nta n'ikindi gisigaye. ubu ngubu twebwe reka tubahereze, twagira ngo tubereke yuko ibyo duharanira biri mu nyungu z'abaturage. icyo gihe FARDC yagarukamo igikorwa yakoraga ikabikomeza. nese urumva umujyi wa Goma bagezemo baramutse bawuvuyemo FARDC itagaruka bwa bugome n'ubundi yakora ikabukomeza noneho bikabukorera icyo. kandi M23 nicyo yanga. niyo mpamvu rero nabo bati twarafashe ubwo n'ubundi isasu niyo twafatishije isasu, ubwo n'ubundi no kuhava tushobora kuzahava n'ubundi isasu nawe urihavugiye. mbere yuko wenda dusoza cyane tugana ku musozo, nagira ngo abantu badukurikiye baduhe rwose ibitekerezo byanyu biba bikenewe. rwose muduhe ibitekerezo muri komenti, mutwandikire, mulayikinge, musharinga amakuru, cyane cyane ko tuba dukomeje kugenda dukurikirana byinshi bibera hano mu gihugu cya Kongo kugira ngo tubashe kwibagezaho rwose nk'uhibere 5 kuri 5. intero ni yindi rero
turabakunda cyane kandi mugire amahoro n'ishya n'ihirwe. Turaza kugaruka ku mugoroba n'imbararikira rwose turakora live. Yego, murakoze cyane. Nanjye ndabashimiye, ntabwo wari unshimiye.